Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza, ari nako kandi tubibutsa gukanda subscribe wowe utarabikora, ukore kukazogera ndetse ukore na share kugira ngo ujye usangirana n'inshuti n'abavandimwe kumenya ibyiza byose Nzuri Business Group Limited ibagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu, nk'uko mubimenyereye ko tuba tubagezaho imari zigurishwa, amazu, ibibanza, mbese ibijyanye n'imitungo itimukanwa. Nitwe ba mbere mumaze kubimenyera cyane muri benshi. Yes, nkuko rero muri kubibona ku screen yanyu, mbazaniye inzu nziza cyane, inzu cadastre y'akataraboneka iri muri quartier nziza nkuko duhereye hanze mubibona. Iyi nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro, umurenge ni Kanombe, ahazwi nka Kabeza. Iri ku Kabeza iyi nzu muri quartier nziza cyane kuri Kaburimbo. Ikaba ari inzu idasanzwe bitewe nuko ifite ikibanza kinini cyane nkuko mwabibonye. Iyi nzu ikaba ifite ikibanza cyase yubatse mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 600, bivuze ngo iteretse mu bibanza bibiri ugeranyije n'ibibanza ubu ngubu biri kubakwamwo. Si ibyo gusa kubera ko iyi nzu ari inzu nini cyane, ni inzu nini cyane ifite ibyumba bitanu byose byo kuryamamo, kandi bikaba ari ibyumba binini byiza cyane. Ndetse si ibyumba bitanu gusa kuko ifite na douche na toilette eshatu, ikagira salon, salle à manger na cuisine nziza cyane murimo mubona, cuisine nini, salon nini cyane y'agatangaza ndetse na salle à manger. Ntabwo ari ibyo gusa kandi iyi nzu ifite, kubera ko iyi nzu, iyi cuisine yayo ifite na stock. Iyi cuisine y'iyi nzu ifite stock, ari nako kandi ifite na office. Iyi nzu ifite na office. Urumva ko ni inzu nini pe, ni inzu nini, ibyumba bitanu binini byo kuryamamo, douche na toilette eshatu, salon, salle à manger, cuisine na stock ndetse na biro. Hahandi uba ushaka gukorera mu rugo nyine ukabona aho ukorera nta mwana ukuderanja. Ari nako kandi mbibutsa yuko icyumba kinini cyase chambre principale ifite n'ibyo twita dressing room cyangwa se urwambariro. Ako ngako nako nari nibagiwe kukababwira. Iyi nzu rero ntabwo ari ibyo gusa ifite, nababwiye yuko kandi iri no mu kibanza kinini cyane cyubakishijwe cyangwa se cyubatswemo iyi nzu, ikibanza kirimo ibibanza bibiri cya metero kare 600. Ari nako kandi ifite na annex. Iyi nzu ifite annex hanze, ifite annex hanze. Annex ni ukuvuga ngo hari icyumba twakwita ko ari icy'umukozi, igikoni cyo hanze ndetse na stock yacyo, ndetse na douche na toilette kandi ibyo hanze. Iyi nzu rero ntikwiriye kugucika, nyaboneka wowe ushaka gutura ahantu heza cyane muri quartier VIP kuri Kaburimbo, mu nzu ifite ikibanza kinini cyane, ifite jardin, ifite parking nini bihagije, ifite annex, ifite ibigega by'amazi. Inzu kandi yubatse mu buryo bugezweho, mu buryo buri moderne. Akaba ari inzu rero iri ku mafaranga make cyane ugereranyije n'agaciro kayo. Iyi nzu ikaba iri kuri miliyoni 110, ariko ziri negotiable. Miliyoni 110. Muri miliyoni 110 twasizemo marge yawe ya negotiation, ku buryo uza ukavuga uti ngewe mfite aya ngaya, ni mu nkurireho aya ngaya tukanegosia. Byose birashoboka. Icyambere nuko uhagera ugasura, ubundi ugashima, hanyuma noneho rwose tukagerageza kumvikana. Miliyoni 110 z'amanyarwanda, hanyuma hakabaho kumvikana. Iyi nzu ntikwiriye kugucika, nyaboneka wowe ushaka gutura ahantu heza kandi hisanzuye muri quartier nziza yuje umutekano, muri quartier nziza iri kuri Kaburimbo. Iyi nzu ntabwo ikwiriye kuba igucika rwose. Miliyoni 110. Duhamagare kuri nimero yacu mumaze kumenyera, ariyo 07 82 48 67 97, cyangwa se 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero, mushobora no kudusanga aho dukorera nta handi, ni mu nyubako ya Centenary House. Ni kuri Centenary House muri etage ya 2. Ari nako kandi mushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X. Hose twitwa Nzuri Market.
mukaza rwose mukagenda murebaho ibyiza byose bigiye biriho. Iyi nzu ntikwiye kugucika, murabona ko ari inzu ifite plafond nziza cyane ya gypsum, ifite inzugi z'amaribuyu z'amaoriginali za muvura. Ni inzu mbese yakataraboneka ihenze mu by'ukuri, ariko noneho ikeneye amafaranga atari menshi. Ni karibu cyane rero, turabakunda iwacu, umukiriya ni umwami muri Nzuri Business Group Limited.